Nagira ngo rero munyemerere mu by'ukuri ngaruke kuri iyi nkuru y'agahinda, ni inkuru y'akababaro ku banyarwanda bose muri rusange. Yari umuvugizi wa guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda Alain Mukurarinda, Imana imwakire mu bayo, amaze kwitaba Imana aguye mu bitaro bya hano mu gihugu cy'u Rwanda King Faisal, nkuko inkuru zikomeje kugenda zitugeraho nyinshi zibyemeza. Bamwe rero mu bakomeje kugenda babyandika nka Nasra Bishumba, no umunyamakuru mukuru mu gitangazamakuru The New Times cyano mu gihugu cy'u Rwanda cyandika mu rurimi rw'icyongereza, akaba n'umwanditsi mukuru. Yanditse mu gahinda kenshi agira ati: indwara itunguranye yongeye kudutwara umuntu w'ingenzi, ruhukira mu mahoro Alain Mukurarinda. Uyu munyamakuru w'igitangazamakuru The New Times akomeje agira ati: Alain Muku yari afite impano idasanzwe yo gusobanura ukuri ku bijyanye n'ubwumvikane, afite icyizere kandi akanashyiramo agatwenge gaciriritse. Yari umuntu woroshye kwegera kandi rwose w'ubwenge buhanitse, waba uhuje nawe ibitekerezo cyangwa se mutabihuje, ni washoboraga rwose kumva yakubahutse cyangwa se ngagusuzugure. Itangazamakuru rizamukumbura kandi tuzakumbura ubumenyi bwe buhanitse. U Rwanda narwo ubwarwo n'abanyarwanda twese tuzakomeza kumukumbura kandi ntabwo tuzigera tumwibagirwa habe na rimwe. Mu by'ukuri rero ni inkuru nyinshi twakomeza kugenda dushakisha mu bitangazamakuru binyuranye, ndetse tunakesha bamwe mu bahafi bakomeje kugenda nabo bandika ubutumwa. Ni kuri uyu wa kane rero tariki ya 3 Mata 2025, amakuru yo kwizerwa aremeza ko Alain Mukurarinda wari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda amaze kwitaba Imana azize indwara itunguranye. Umwe rero mu bantu be ba hafi, n'umwe mu muryango we, ubwo rero yaganiraga n'ibitangazamakuru binyuranye, aragize ati: Alain Mukurarinda yapfuye azize indwara y'umutima cyangwa se crise cardiaque. Yagize ati: Alain Mukurarinda yapfuye ubu ni wabo rwose i Burayi, Buruseli mu Bubiligi. Batangiye ikiriyo. Pascal Mukurarinda batangiye bavuga ko ari we ushobora kuba witabye Imana, uyu ni se umubyara. Atariko kandi amakuru yo kwizerwa rwose aremeza ko Alain Mukurarinda yamaze kwitaba Imana. Kugeza ubu ngubu rero amakuru akomeje kugenda atugeraho akemeza ko ku munsi w'ejo nibwo Alain Mukurarinda yararembye mu buryo bukomeye. Umugore we ahita afata indege ageze i Kigali, aho yararembeye mu bitaro bya King Faisal, ngo yasanze byarangiye amaze gushiramo umwuka. Alain Mukurarinda tugana ku musozo. Iyi ni inkuru mu by'ukuri tutaza gutindaho, turaza kuyikurikirana mu kanya nibwo tugaruka tubagezaho inkuru irambuye. Azibukirwa rero kuri byinshi, uretse kuba apfuye yari umuvugizi wungirije wa leta y'igihugu cy'u Rwanda, yabaye umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda, aba n'umushinjacyaha, aho rero yigaragaje mu manza zitandukanye. Alain Mukurarinda yari umuhanzi wacuranze indirimbo nyinshi zitandukanye, yagaragaye mu bikorwa byo gufasha abahanzi bakizamuka. Ni mu bihe byashize abo twakibuka vuba ahangaha ni Clarisse Karasira ndetse na François Nsengiyumva wamenyekanye nk'igisupusupu. Nguko rero uko byifashe, mukomeze mugire ibihe byiza kandi dukomeza kwihangana nk'abanyarwanda muri rusange.